Reka nongere mbahereze ikaze kandi nongere mbasuhuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese bakunzi ba Slim Jesus TV. Uyu munsi rero muraza kwihanganira inkuru ngiye kuba nabagezaho, cyane ko ari inkuru ncamugongo, ni inkuru mbi cyane, inkuru ibabaje cyane, akaba ari inkuru buri muntu wese ashobora kuyumva akaba yatamarira bitewe n'uko navuga ko ni inkuru ibabaje cyane. Iyi nkuru rero nta yindi, ni inkuru y'uko uwo bita Vavajuru cyangwa se Valentina wamenyekanye mu ndirimbo Dore Imbogo ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Akaba ari umukobwa navuga ko wari akunzwe cyane n'abantu benshi cyane ku buryo budashidikanywaho na gato. Ubu ngubu rero yaje kuba yakitaba Imana, yitabye Imana kuri wa gatandatu tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2024. Mu minsi yashize rero ubwo yamanukaga ajya kwivuza, mu minsi yashize ndakeka nta cyumweru kimwe bibiri gutyo bishize, ajya kwivuza mu bitaro bya Kibogora. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ku burwayi bw'uyu mwana w'umukobwa, bavuga bati ese bimeze bite, ese byagenze bite, ese arwaye iki, cyane ko we mu gutangira byavuga ko arwaye igifu, bikavuga ko nyine ngo arwaye igifu, yagiye kwivuza igifu ariko afite igifu cyamurenze. Ariko abantu bakagenda bavuga ati buriya wasanga ari n'ibindi bintu byo ku ruhande, ariko ntabwo byari byo nshaka ko tuza kuba twakibandaho cyane. Gusa ikintu gihari ni uko nyine ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'incamugongo. Reka nihanganishe buri muntu wese ugiye kugerwaho n'iyi nkuru mbi rwose, mubwire ko nyine no kubihanganisha. Ndabizi benshi ntabwo bari bubyakire, benshi baraza kuzana ibintu byabo, baraza kuza gutera comments zigiye zitandukanye, ariko nyine natwe nta kundi, natwe ni inkuru dukoze tubabaye, tuvuga tuti reka nyine tugezeho abakunzi bacu, tugezeho abakunzi ba Vava, tuba-updating nabo bamenye ukuntu bimeze. So nagerageje rero nyuma kumva aya makuru, ngewe ubwa mbere nyabona nabonye kuri Instagram y'uwo bita Kazungu Boss, ariko nanone mbere yuko nyasangaho nabanje guhamagarwa n'umuvandimwe utari muri bino bintu bya media, ariko mbaza ati se Dore Imbogo yapfuye? Ugakimara kubimbaza nahise mvuga ati reka ndebe, ambwira ko uwo bita Kazungu Boss yamaje kwa yabipostinga. Ngezeyo ubwo nayo byabaye ngombwa ko mpitamo amagara uwo bita Dr. M umukunzi wa Vava Dore Imbogo, arangije we aranyibwira ati byarangiye. Urumva nyine ni ibintu bibabaje cyane. Ubwe yanyibwira ati byarangiye, ubu ngubu nta yindi gahunda ihari, nta kindi kintu twakora uretse ko tugiye kuba haranira kuba twafata mu mugongo umuryango wa Vavajuru, abo asize nyine tunabihanganisha. Ndabizi ko ni benshi bagiye kubabazwa n'iyi nkuru, ariko ndabizi ko hari na benshi bagiye kuba bafata umwanya bagasaba imbabazi bitewe n'uko muri kino gihe uwo bita Vava yari arwaye. Hari benshi bagendaga bavuga ibitandukanye, ariko nyine nabo nyine nta kundi twabigenza. So ku bantu batazi rero Vava Dore Imbogo ni umukobwa nyine navuga ko waharaniye kwishakisha ubwe, kuko we anavuga ko yavuye Nyamasheke, mu karere ka Nyamasheke haturuka, akaza i Kigali aje kureba uwo bita Bamporiki Edouard, mu gihe bambwiraga ko ari uwo muri famiye ye, bakamubwira ko nyine ari umuntu nyine akumva ko yaje gushaka musaza we Bamporiki muri Kigali. Araza agerageza kumuhiga, birangira yigire mu kazi ko mu rugo. Nuko mu kujya mu kazi ko mu rugo, nyuma yaje kuza gushaka uburyo we ku giti cye nyine yateza imbere impano ye. Mu gushaka uburyo yateza imbere impano ye, nibwo yaje guhura n'abanyamakuru batandukanye nk'aba Gerard Mbabazi ndetse n'abandi. Aho mu gihe ari kugaragaza impano ye, abantu baza kuba babimukundira, bakunda uburyo yaririmbagamo, uburyo nyine wumvaga aririmba mu buryo runaka. Ye rero muri achievement ze we ku giti cye agenda avuga ko agiye ahura n'abantu batandukanye, aho yaje guhura na ba Bruce Melody, akaza guhura n'abandi bantu benshi bakomakomeye nyine batandukanye. Ubwo urumva rero muri uko kuzamuka rero kwa Vava, urumva ko nyine ni ibintu nyine agiye ahuramo n'ibizazane byinshi. Murabizi ubuzima bwo kuri social media bwa hano hanze, ni hahandi uhura n'abantu abagutuka, abakubwira nabi, abakubwira ibintu byinshi bitandukanye. Urumva ko nyine ni ubuzima buba bugoye cyane, ariko ni umukobwa yakomeje kwihangana abigendamo, akazajya byose abicamo. Uje amuvuga nabi akihangana, umuvuze gutya akihangana, akamenya ngo bimeze gutya. Mbese kandi ni n'umukobwa
waharaniye kwerekana ko ari umukozi, ni umukobwa waharaniye kwerekana ko ari umukozi nk'uko benshi bagendaga babibona, kuko urumva ko n'umwe mu bana we amaze igihe kitari gitoya, ariko nyine akagumya kuri media, muri social media ubona ko arimo araharanira nyine ntabwo ari gusubira inyuma, ntabwo gusubira inyuma. Rero Vava yagiye arangwa n'ibintu byinshi bitandukanye, inshuti nyinshi zigiye zitandukanye, hari abamukunze mu biganiro bagendaga bamubona kwa Manibu, hari abamukunze mu biganiro bamubonaga ku ma social media atandukanye, kandi ikindi kintu batari bazi kuri uyu mwana w'umukobwa ni uko ari umwe mu bantu baje bavumbuwe n'abandi bantu, ariko akaba ari umu content creator, we ubwe akicreatingira ibintu, akaba yavuga ati uyu munsi ndashaka kuvuga kuri iki kugira ngo mbone ukuntu ncuruza, abanyamakuru wenda bamereza ibiganiro, mbone ukuntu nyine iminsi yanjye nyisunika. Muri ubwo buryo we yateguragamo ibyo agomba kuvuga, nibwo buryo n'abanyamakuru nabo bateguragamo, nyine bakamenya ko nyine bakabona ko Vava ahora akina, kuko yahoraga afite ibintu byo kuvuga. None muri uko guhora afite ibintu byo kuvuga, n'abantu bamureba bagahora nyine bategereje ibyo avuga, ndetse kandi bigatuma barushaho kumukunda cyane. Mbese ntabwo navuga ko nta muntu n'umwe ukora kano kazi, nta muntu n'umwe ukora kano kazi k'itangazamakuru, kano kazi ka YouTube, wavuga ko wigeze yanga uriya mukobwa. Nta muntu umwe wavuga ko atigeze akenera uriya mukobwa mu bintu na cano nimwe kwanza, uretse ko nyine hari abantu bajya baza ukabona nawe hari social media zimwe, hari cano zimwe na zimwe bajyaho, izindi ntibazijyeho, ariko Vava navuga ko nta cano n'imwe mu Rwanda itaramukoresheje, bitewe n'uko nyine wabonaga ko nyine ni umwana arakunzwe, arakunditse cyane, bitewe nyine n'ubwo buryo nyine yagiye mbasobanurira haruguru. So uyu munsi rero kuri izi tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024 twakiriye inkuru rero y'uko bita Don Imbogo yitabye Imana. Reka rero mvuge ati mwihangane, abakunzi mwihangane, nawe bitababaje rwose mwihangane kubw'iyi nkuru, ndetse kandi reka tumwifurize iruhuko ridashira. Nyine nta kundi twabigenza, wumve ko ni inkuru ibabaje cyane, nyine biragoye kubyumva. Nanjye ubwanjye njya gutangaza iyi nkuru, ni ibintu nyine byangoye, urumva ko ni nayo nkuru uyambaye uko handi ujya gukora inkuru ukabanza ugahamagara nka 50 nawe ubwawe ku giti cyawe utize wize se nibyo cyangwa ntabwo ari byo, ariko nyine nubwo habaye gushidikanya kwinshi, ikintu cyambabaje ni uko byaje kurangira nyine n'ubundi abantu bakomeje gushimangira ko ari byo, mu gihe abantu benshi batekerezaga ko nyine Vava akirwaye, ariko nyine biragoye ko yari amaze igihe kinini n'ubundi ari mu bitaro. Nyine urumva nyine ni ibibazo, ni ibintu bibabaje cyane, ni amakuru ababaje cyane, ni amakuru atunguranye atugezeho muri aka kanya. So bakunzi bacu rero, reka mbifurize kwihangana, kandi babwire ko nta kundi twabigenza. Murakoze cyane.